Inshuti bakunzi ba Isiri TV ndabasuhuje, nizeye ko muri amahoro aho muri hose. Umuntu yari yagusaba imbabazi, uretse n'imbabazi hari uburyo ngo cyangwa ubundi ushobora kuba warasabwe cyangwa warasabye ikintu runaka, umwanya, ubufasha, uburenganzira, amafunguro, amafaranga ndetse n'ibindi. Ese koko ubuzima dufite ubu bwaba bufite aho buhuriye n'ubusabe cyangwa gusaba twaba twaragize muri iki gihe turimo cyangwa igihe cyashize? Ni iki muri rusange gituma abantu benshi bumva ko gusaba ari intambwe igaragaza cyangwa yerekeza ku bushobozi buke cyangwa ubugwari? Ese iyi myumvire yabiganisha ku kuri? Reka muri iki kiganiro tuvuge ku busabe cyangwa gusaba. Twumva dute icyo twita gusaba? Ikaze mu kiganiro, ngende Jean-Bert, bien préparé. Iyo tujya mu bisobanuro byo gusaba dusanga bifite umuzi mu mateka ya kera hano ku isi. Gusaba ni umuco wakunze kugaruka mu mibereho y'abantu mu bisekuruza by'imyaka myinshi. Byaje kuba n'umuco w'abantu batandukanye, aho usanga umuntu atunzwe no gusaba. Hari inyito yo gusaba twe twumva mu buryo bugayitse, yemwe benshi bayizi nko gusabiriza. Ariko uyu mugenzo w'icyito gusaba hari igihe ufatwa nk'ibigwi by'ubikora. Gusaba umugeni kimwe mu bintu abantu benshi bashishikarira, ndetse rimwe tutatinya kuvuga ko iyo uyu mugenzi utabayeho urugo rushinzwe ruba rutabifata nk'aho ari ikigwi mu buzima bwabo. Si ibi gusa, umubano w'abantu ku isi ukeneye ubusabe bwo koroherana no kubana neza. Ibi bikagaruka ku gusaba imbabazi, imibanire myiza ndetse n'indi migenzo mbonezabupfura iranga ikiremwamuntu ku isi. Umuntu ushaka gusigasira umubano hagati na mugenzi we ni ufata iya mbere mu gusaba imbabazi uwo yahemukiye cyangwa yakosereje. Aha tuvuga ko uwahemutse cyangwa se wakosheje afata iya mbere, ariko kandi bigaterwa n'uko we yafashe ibintu mu buryo bwe. Si umuntu umwe gusa ushobora gusaba imbabazi, ahubwo n'itsinda ry'abantu bemeranya ko hari ibikorwa byabo bitagendekeye neza irindi tsinda, bityo bagafata umwanzuro wo gusaba imbabazi. Kwemera gukosa cyangwa kwemera ikosa byonyine ntibihagije ngo umuntu cyangwa itsinda runaka risaba imbabazi. Ubushakashatsi bwe Zenon Zablowski mu 2012 avuga ko gusaba imbabazi ari intambwe ikomeye ikomoka ku kwiyemeza ingaruka zose zishobora kuva muri uyu mugenzo benshi bafata nk'ubutwari. Nk'uko mu rwandiko rwa Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 15 bigaragaza, abakristu bahamagarirwa kenshi gusaba Imana imbabazi kandi bakanazitanga, hakongerwaho ko utababarira mugenzi we nawe atazababarirwa. Paul Johnson n'umwanditsi anasesengura inkuru z'iyobokamana, abona ko kubabarira abaducumuyeho biri mu byo dukangurirwa cyane n'imyemerere yacu, ariko kandi bikomeye muri isi ya none. Buri wese aba akwiriye gutinya kugira nabi kugira ngo asimbuke urugamba rwo gusaba imbabazi uwo yaba yarahemukiye. Gusa nanone ibi bikatwereka ko uko tubabarira mu buryo bugoranye, ari nako twagakwiriye kumva neza ko gusaba imbabazi bigoranye. Mu Rwanda mu muco gakondo tugira twihariye harimo n'ubukwe. Ubukwe ni umugenzo ufatiza utanga ishusho y'imibanire mu muryango nyarwanda. Mu bice bitatu by'ingenzi biranga ubukwe mu Rwanda harimo ibirori gakondo, gusezerana imbere y'amategeko ndetse no gusezerana imbere y'Imana. Muri ibi birori gakondo dusangamo imigenzo y'ibanze irimo gufata irembo, gusaba, gutwikurura no guca mu irembo. Mu gihe cyo gusaba, usaba ari we mukwe ajya ku muryango w'umukobwa ashakamo umugeni. Aha uba ari umwanya w'umukobwa kwereka abanyamuryango, inshuti n'abavandimwe uzamubera umugabo. Bigarukira aho kuko umuryango w'umukobwa umusaba inkwano nk'ishimwe ry'uburere bwiza bwahawe nyagusabwa. Iyi nkwano ishobora kuba iri mu buryo bw'inka cyangwa amafaranga. Aha bigaruka ku gusaba umugeni ndetse no gusabwa inkwano. Birasa naho gusaba no gusabwa bifata umwanya ukomeye mu buzima bwacu, bikaba bigira n'uruhare mu mibereho y'umuryango mugari tubayemo. Muri Bangladesh ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye n'u Rwanda rurimo, inkwano ni ikimenyetso kigaragaza agaciro k'umugeni ndetse na gahunda iganisha ku cyerekezo cy'umugabo. Tuvuye ku gusaba byo kwishimira ndetse n'ikimenyetso cy'ikigwi mu muryango, tuvuge no ku cyitwa gusaba. Umuco benshi bamagana ndetse badakunda uzwi nko gusabiriza. Gusabiriza ni umuco wakunze kugarukwaho cyane mu bihugu bya Aziya nk'Ubuhinde, aho byakorwaga n'abageze mu zabukuru. Abasabiriza batangiye kugaragara mbere y'uko amateka atangira kwandikwa, bagaragara mu gihe itandukanye yo ku isi. Uyu muco wakoreshwaga ndetse ugafatwa nk'umwuga wabagutunze nyirawo. Abasabiriza bakoreraga ahantu hatandukanye hahurira abantu benshi, nko muri gare, ku mihanda no mu masoko. Si amafaranga yasabwaga gusa, ahubwo n'ibiribwa, ibinyobwa, itabi ndetse n'utundi ducogocogo duciriritse.
Gusabiriza bivuga nk'umuco ugaruka cyane kandi ukaba ukomoka ku kubura uburezi, ubunebwe ndetse n'ubukene, akaba ari nabwo bufata umwanya w'ibanze mu mpamvu zitera gusabiriza. Jackson J. Pierre Guevara, umwanditsi n'umushakashatsi, agaragaza ubukene nk'ikibazo cyari cyugarije imijyi ndetse n'ibyaro byo muri Bologne mu kinyejana cya 18, aho 25% by'abaturage b'agace ka Mainz bakoraga uyu mwuga wo gusabiriza. Mu mpera z'icyo kinyejana mu Bufaransa no muri Britain habarurwaga 10% by'abaturage bashingiraga ubuzima bwabo ku bikorwa by'urukundo ndetse no gusaba ibyashoboraga kubatunga. Gusabiriza bihuzwa kenshi n'ubukene. Abagaragara munsi y'umurongo w'ubukene akaba aribo bakunze kujya muri uyu mwuga. Bwana Charles Booth, umurongo w'ubukene yawushingiye ku baturage bo mu Bwongereza, aho yashakaga kugaragaza itandukaniro hagati y'abantu batishoboye bakeneye ubufasha ndetse n'abifashije. Aha yashingiye ku byo buri muntu yinjiza. Ubushakashatsi bwe bwatangajwe mu nama y'ibarurishamibare y'ubwami bw'Ubwongereza maze itanga ibisobanuro ku magambo mu buryo bukurikira. Umukene yari ushobora kwinjiza nibura guhera ku mafaranga 18 na 21 mu gihe cy'icyumweru ku mafaranga yakoreshwaga aho ngaho iwabo. Umukene cyane yari udashobora kwinjiza kugeza kuri iki kigero, byaba bitewe n'uburwayi, ihindagurika ry'akazi cyangwa umubare w'abana babarizwaga mu muryango. Abantu bose bashoboraga kugeza kuri iki kigero bari hejuru y'umurongo w'ubukene. Aha hari mu 1880. Mu Bushinwa, nyuma y'uko habaho Ming Dynasty, abahinzi benshi ndetse n'abakozi batari bagifite akazi muri Beijing bagombaga gusaba kugira ngo bakomeze kubaho. Gusaba byari bigoranye cyane muri iki gihe bitewe n'imisoro myinshi yahaga buri muntu. Mu gihe cy'umuhindo w'iyo muri Beijing ntibyari byoroshye kubakoraga uyu mwuga. Iki gihe cy'ubukonje bukabije, mu kwirinda ubukonje bwanagezaga no ku rupfu, abasaba bishyuraga igiciro cya kopa ngo babashe nibura kurara muri warehouse, abandi bakinjira mu bishingwe, ari nako barya arsenike mu kwirinda ububabare bukomoka ku bukonje. Ibihumbi by'abasaba byishwe n'uburozi no kugerageza kwirwanaho bakoresheje uburyo bubarimbura buri mwaka. Nubwo aha muri Ming abasabirizaga bafatwaga nk'abaciriritse, ariko bari ku rwego rwo hejuru ugereranije n'abicuruzaga, abakoraga imyidagaduro, abiyerekaga ndetse n'abasirikare mu buryo bw'ubushobozi no kwinjiza. Hari abateraga intambwe bakaba babasha kuyobora abandi, bazwi nka beggar chief, bahembwaga n'abo bari bashinzwe gukurikirana barengera inyungu zabo. Bahabwaga igice cy'ibyo abayoborwa babo babaga baronse ku munsi. Ubu buyobozi ariko ntibwakuragaho ko bari abantu babarirwa mu baciriritse ku rwego rw'imibereho yabo. Gusaba byagiye bikumirwa ndetse bikanahanirwa n'amategeko mu bihe bitandukanye no ku mpamvu zigiye zitandukanye, hagamije kubungabunga isura n'imibanire ya rubanda. Aha habaga hagamije ahanini gushishikariza abantu gukora kurusha uko basabiriza. Hari ibihugu by'Uburayi byashize ingufu ndetse nyinshi rwose mu guhangana n'iki kibazo. Muri Australia ho hari imijyi imwe n'imwe igiye ifite amabwiriza atandukanye ku bigendanye no gusabiriza. Hamwe twavuga aho umuco wo gusabiriza utemewe, nko muri Victoria y'Amajyepfo, Queensland na Tasmania. Itegeko ribuza gusabiriza kandi rigaragara mu bindi bihugu nka Bulgaria n'Ubushinwa. Mu gihe cyo hambere i Denmark ho abasabirizaga bagenzurwaga n'umuyobozi wabo bitaga Beggar King, akayobora iki gikorwa ku rwego rw'umujyi cyangwa akarere. Gusa kugeza ubu umwana uri munsi y'imyaka 18 cyangwa umuryango ukomokamo uyu muntu, iyo afashwe asabiriza ahanwa n'itegeko, bishobora no kugera ku gifungo cy'iminsi 14. Mu Bugereki mu ngingo yabo ya 700 y'amategeko ahana ibyaha, gusabiriza byahanishwaga igifungo cy'amezi 6 n'ihazabu y'amayero 3,000. Ariko itegeko ryaje kuvanwaho mu Kwakira kwa 2018 nyuma yo kwamaganwa n'abanyamuziki bo ku mihanda bazwi nka street musicians bo mu mujyi wa Thessaloniki. Mu mijyi ya Mumbai na Delhi ho hari inkiko ziburanishirizwamo abasabirije zizwi nka beggar court. Cyamuhama akajyanwa hiswe mu ngo z'abasabiriza yitwa Sewakutio cyangwa beggar home, aho afungirwa, bigishirizwa ndetse bakanahabwa akazi. Hari ahandi hatandukanye bagenda bakumira uyu muco hashingiye ku kuba ubangamira urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ku mihanda ndetse no kubangamira abagenzi muri rusange. Ahandi nko muri Australia ndetse no muri Belarus nta tegeko ribuza gusabiriza. Ubushakashatsi bwakozwe muri Nigeria
na Anna Onoyas muri Delta State University hagamijwe kureba uburyo bwakoreshwa mu kurwanya isabiriza ryo ku mihanda bwakorewe ku bantu basabiriza bagera ku 175 b'ingeri zitandukanye, ab'igitsina gabo, igitsina gore, abubatse, ingaragu, ingeri zitandukanye z'imyaka. Bwagaragaje ko ibigo ngororamuco guhabwa ubufasha bw'imibereho bwa buri kwezi ndetse no gutanga amafunguro ku batishoboye ari bwo buryo bwizewe bushobora guhangana n'ikibazo cy'isabiriza ryo ku mihanda i Nigeria. Aha hari muri 2013. Ubushakashatsi bwakozwe na William ku ngano y'umubabaro cyangwa ibyiyumviro bibabaje n'uburyo abantu bakira cyangwa biyumvisha ingingo yo gusabwa ubufasha ndetse n'uko bitwara mu gihe basabwa ubufasha. Bwakorewe ku itsinda ry'abantu bafite umubabaro ukabije n'ubwigunge bamaranye igihe gito cy'ibyumweru 2 ndetse n'amaze igihe kirekire cy'umwaka. Babajijwe igihe bumva basabwa ubufasha, iminota bumva bishimira gutanga ubufasha, igihe bumva bazareka kwigunga ndetse n'igihe bo bumva bazakenera ubufasha. Ubushakashatsi bwagaragaje ko aba bafite umubabaro ukabije wabateye kwigunga no kwitandukanya n'abandi, ariko ko bombi bahuriye ku kuba bafite umugambi wo gufasha. Bisobanuye ko abantu benshi bishimira gusabwa kurusha uko bo bumva basaba, cyane ko ubufasha n'ibindi nk'ibyo benshi babifata nk'ubugwari. I Galileya ku isabukuru y'umwami Herode yatumiye abatwari bakomeye aho muri Galileya, nuko umukobwa we arababyinira ndetse arabanezeza cyane. Nibwo umwami abwiye umukobwa we ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha, kabone niyo cyaba ari cya kabiri cy'igihugu cyanjye. Gusa umwami byaje kumutungura aho nyuma yuko umwana agishije inama nyina agarutse asaba umutware Yohani Batista. Gusa umwami yanze kwivuguruza imbere y'abatumirwa, birangira akoze icyo umwana yari amusabye. Ushaka gusoma inkuru ku buryo burambuye wayisoma kwa Mariko umutwe wa 6 umurongo wa 25 kugeza ku 29. Ibi bisobanura uburemere ndetse n'agaciro k'ubusabe tugira, bikaba byabasha kugira uruhare rukomeye mu buzima tubayemo ubu ndetse n'igihe kizaza. Ujya utekereza gusaba igikwiriye? Ese iyo usabwe ujya wibuka ko hari ingaruka bigira ku cyo utanze ndetse no kuwuhaye? Nshuti bakunzi ba ICR TV, reka ikiganiro cyacu tugisubikire hano, tuzongere duhurire hano ku ICR TV mu bindi biganiro bitandukanye. Mwari kumwe na Gilbert, bien préparé, murampani ndaduko muri byose.